arakoze Modeste kandi tumwifurije ikaze n'ubundi turateganya ko azagira umwanya wo kugaruka akaduha ikiganiro ku buryo burambuye. Kristo akuzwe. Nta yindi nyigisho yingira hagije. Uwumva arumve kandi wumve icyo umubyeyi amubwira. Tugiye rero gutumira Yesu agiye kuza dusanga kugira ngo gahunda igende neza. Turasaba bari mu kiliziya babihangane basohoke, abari hirya no hino twegerane kugira ngo Yesu adusange twegeranye. Biragora utambagiye isakaramentu kujya muri avoka kandi agiye gusanga we muntu umwe. Tujye twegerana rero kugira ngo shitani itaduca mu icyuho. Ndasaba ari kure cyane ku mamodoka, abari hirya n'impande twegerane, duturire isengesho ryacu hamwe, ryakirirwe hamwe, turiture Yesu ugiye kuza dusanga. Murakoze. N'abari muri kiliziya bihangane twegerane nk'abana b'Imana. Eucharistia arokiza ni Yesu Kristo umwana w'Imana akunda bana Nyagasani Yezu tuzi kuri Imana kandi wigize umuntu katwigaragariza n'ubu kandi ukaba uri hano mu isakaramentu ritagatifu ry'Ukaristiya na buri wese muri twe muri tabernakoro utuyemo. Turagusingiza Yezu, turagushengerera, turagushimira ko waje muri twe. Koko rero arahirwa amaso yacu abona ibyo turuzi n'amatwi yacu yumva ijambo ry'agakiza utubwira. Icyatumye umanuka mu ijuru ni twebwe no kugira ngo dukire. Shimirwa Yesu, ni wowe soko y'ubugingo. Mu izuka ryawe watsinze urupfu udutangariza ubuzima. Turagusabye ngo umenye abatabwifitemo. Yesu mukiza wacu,
menya abafite ububabare bw'umubiri bunyuranye, utabare n'abugarijwe na roho mbi, batabaza ububasha bwawe maze ubereke impuhwe zawe. Bakozeho ikiganza cyawe gikiza, ubakingurire umutima wawe impuhwe, bagarure ubuyanja. Komeza kwemera kwabo, bakingure imitima yabo, bakire urukundo rwawe, biyumvemo ibyishimo byo kwibanira nawe. Nyagasani Yezu, Yezu umukiza wacu, Yezu mwiza, Yezu, Yezu, Yezu. Bakize kandi ubahe n'imbaraga zo kukubera abahamya. Kubw'ibikomere byawe bitagatifu, bakize ibikomere byabo, bakize uburwayi bwabo. Nyagasani Yezu, twizeye urukundo rwawe, kubw'amaraso yawe matagatifu, bakize maze umuze mu mubiri wabo. Nubwo nta mbuto z'isengesho ryacu tubona muri aka kanya, turabikubwiye kuko tukwizera. Bakize munabi mu mitima yabo, bakize roho mbi izo arizo zose, baha ubuzima bwuzuye Nyagasani. Kubw'umubyeyi wawe Bikira Mariya wababaranye nawe igihe ari iruhande rw'umusaraba, no kubw'inkunga ye kuko wamuduhaye nk'umubyeyi, kiza abarwayi baraha n'abadusabye kubasabira. Turakwereka abarwariye hirya no hino mu bitaro, aho tuzi n'aho tutazi. Turakwereka ababuze ubushobozi bwo kujya kwivuza, barwariye mu rugo. Turakwereka abarembye bakagera kwa muganga indwara zikabura, ndetse n'aburwayi bwagaragaye nyamara hakabura ubushobozi bwo kuvurwa. Yezu mwiza, muganga uri hejuru ya bose kandi utanga ububasha bwo gukiza, ni wowe tubatuye muri aka kanya. Nyagasani Yezu, ububabare bwacu bwose warabwakiriye, ubushyira muri wowe, maze kubw'ibikomere byawe tugakizwa. Yezu mwiza, tukwerekanye ukwemera abarwayi bose bari hano n'abadusabye kubasengera. Turagusaba ngo ubakize maze basubirane ubuzima bwiza. Girira ikuzo ry'Imana nzima, ukize abarwayi baraha. Bahe ukwemera gukomeye n'urukundo rwirekuye, bakirana ubwuzu ingabire ubahera hano zose. Bongerera ubushobozi, babone ikuzo ry'Imana, babone ikuzo ry'izina ryawe mu bitangaza udahwema kudukorera. Bahe guhumurizwa n'ubuntu bwawe, imitima yabo ihumurizwe n'ibimenyetso by'urukundo rwawe. Yezu mwiza, ibyo byose turabigusaba kuko uri Yezu, uri umushumba mwiza, twe tukaba intama zo mu bushyo bwawe. Tugushimiye ibyo ugiye gukorera muri buri wese muri aba barwayi. Urakoze Yezu, urakoze kuko urimo ukiza abarwayi muri aka kanya, bakagusanga ukabasanganiza impuhwe zawe, bakagukingurira imitima ukayuzuzamo urukundo rwawe. Urakoze Yezu, urakoze kubera ibyo ukorera muri iri sengesho ryahariwe gusingiza izina ryawe, abantu bose bakirizwamo. Urakoze Yezu.
iri sengesho ryacu Yezu w'impuhwe nyinshi nirigutake ku mutima, maze amaraso yawe matagatifu arihanagureho ubwandu n'ubwirasi bwacu. Umusaraba wawe mutagatifu uguhuze n'abari gutuye n'abarwayi dusabira, maze umutima wawe w'umushumba mwiza uvugire kubwira isengesho mu mutima wa buri murwayi. Twese turakwituye, ugenderere imitima yacu, natwe ikere kubona ubuntu n'ineza n'umukiro gukomokaho. Dukunze cyane yemera kutwiha, twihangane dufunge imitaka twakire Yesu ugiye kuza dusanga, ariko mbere ya byose tumwakirize amashyi n'impundu byinshi cyane. Twese dukeneye kubona Yesu, twihangane dufunge imitaka. Turagushimiye Yesu, ntabwo tubikwiriye, ntituzigera tuba n'abantu bakwiriye, uretse impuhwe zawe zatuma tubona uruhanga rwawe zonyine. Turateranye nk'abana, turateranye nk'abanyabyaha, ariko tuguhanze amaso. Watubwiye mu ijambo ryawe kuri kumwe natwe, turagukunda Yesu. Ngwino ubane natwe, natwe twiteguye kuguha imitima yacu. Tuguhaye ikaze Yesu, tuguhaye ikaze mu bana bato bari hano, tuguhaye ikaze mu rubyiruko, tuguhaye ikaze mu babyeyi, abapapa n'abamama, tuguhaye ikaze mu basaza n'abakecuru, tuguhaye ikaze Yesu. Turi abanyabyaha ariko twitandukanyije n'icyaha. Yesu mwiza, Yesu dukunda, ngwino tugukingurire imitima yacu, tuguhaye imitima yacu, ikitakunogeye cyose tubikuremo, maze rwose ukize abarwayi bari hano Nyagasani. Dufite uburwayi bunyuranye, hari uburwayi bwa roho, hari ubwugarije isi, hari n'uburwayi bw'umubiri. Tugutuye uburwayi bwa roho Nyagasani. Imitima ya benshi yatakaje kwemera, shitani yijyanye kure yawe. Tugutabarije imitima yose iri hano Nyagasani, ngo uyigwizemo urukundo, ubutabera n'amahoro, kugira ngo Nyagasani tuzashobore kwimana nawe ya ngoma wadusezeranyije y'urukundo, ubutabera n'amahoro. Tugutuye uburwayi bunyuranye bw'umubiri, tugutuye uburwayi bunyuranye bw'umutwe. Yesu mwiza, tugutuye tukweretse bariya barwaye umutwe udakira, bahora bataka, bumva ari ingoma ziri mu mitwe. Bakize Nyagasani, hari abarwaye umutwe w'igice cy'inyuma, Yesu bakize. Abarwaye umutwe uruhande rumwe, bababara uruhande rumwe rw'iburyo, bakize Nyagasani.
kiza umutwe iruhande rw'ibumoso. Hari abumva imitsi igiye guturika, imitsi y'umutwe bakumva bagiye gusandara, bakize Nyagasani. Yesu kiza umutwe, Nyagasani utera ibibazo binyuranye by'amaso cyangwa ari amaso atera umutwe, yakize Nyagasani. Kiza buriya burwayi bwo mu matwi, yumva injereri mu matwi, yumva ibintu bivuga bihuha mu matwi ye. Kiza uburwayi bunyuranye bw'amatwi. Yesu kiza uburwayi bunyuranye bw'amatwi. Kiza uburwayi bunyuranye bw'amatwi. Hari abamaze kuziba amatwi, Yesu bakize. Kiza uburwayi bw'amatwi. Yesu kiza uburwayi bunyuranye bw'amaso. Hari amaso yabaye umutuku, hari abatagishobora gusoma, hari abahumye burundu. Kera barabonaga, ariko uburwayi kwa muganga bwarabuze burundu. Ntabwo bazi icyamuteye ubuhumyi. Ukiza Nyagasani. Kiza uwo mubyeyi uhora gusaba ngo wongere umuntu umurengera abone. Mugirire neza Yesu. Yesu mwiza. Kiza uburwayi bunyuranye bw'ubuhumekero. Kiza sinezite. Kiza inkorora idakira. Kiza Nyagasani asima. Yesu sinezite za karande z'uruhererekane mu miryango. Kiza asima y'uruhererekane mu miryango. Yesu mwiza. Yesu kiza uburwayi bunyuranye bwo mu kanwa. Kiza uburwayi bw'amenyo, hari abakanja bakababara. Kiza uburwayi bunyuranye bwo mu kanwa. Ukiza uburwayi bw'ishinya, hari abahora banuka mu kanwa. Bakize Nyagasani. Yesu hari abapfuka amenyo yabo ntafashe. Bakize. Hari abapfuka umusatsi. Yesu hari ibintu biza kubatwara umusatsi nijoro, umusatsi wabashizeho, basubiza umusatsi Nyagasani, nabo basokoze abandi. Kiza uburwayi bunyuranye bwo mu mihogo. Kiza umwingo w'inyuma, ukize n'umwingo w'imbere. Yesu niwe duhanze amaso. Yesu kiza uburwayi bunyuranye bw'agatuza. Kiza umugongo, ukize n'uburwayi bw'imvune z'agatuza n'umugongo. Abagize impanuka za moto, z'imodoka, abahubutse mu biti, bakize Nyagasani. Hari abagendera ku mbago kubera ubumuga Nyagasani. Bakize maze izo mbago bazishyire hasi kuri Yesu, ukaba umukiza wa bose. Kiza ubumuga bunyuranye. Yesu kiza imvune zinyuranye. Yesu uramukiza. Kiza uburwayi bwo mu rubavu, ababara mu rubavu, ababara ku intugu, bataka intugu, ntibashobora kurambura amaboko, ntibashobora gusingiza Imana kubera ko intugu zibarya. Hari abadashobora gukoma mu mashyi kubera ko barwaye amaboko. Abarwaye mu nkokora, bakize Nyagasani. Abarwaye mu ruhengero, abarwaye gute, kiza gute zinyuranye Nyagasani. Yesu mwiza. Kiza uburwayi bunyuranye bwo mu nda. Yesu kiza igifu, hari igifu cyamaze kuba kanseri. Kiza kanseri y'igifu, kiza kanseri y'umwijima. Yesu mwiza. Kiza kanseri y'inkondo y'umura, kiza kanseri yo mu magufwa. Yesu kiza kanseri yo mu maraso, kiza kanseri ziteza ibibyimba mu ruhu. Zikize Nyagasani. Kiza kanseri ziteza ibibyimba muri nyababyeyi. Abagore benshi babuze urubyaro kubera kanseri zo muri nyababyeyi. Yesu byo muri nyababyeyi, maze abagore basame. Yesu mwiza. Yesu duhanze amaso. Kiza uburwayi bunyuranye bw'amara. Kiza apandisite.
Yesu kiza ibihaha abarwaye ibihaha ingaruka z'uburwayi buturuka kuri za korona n'ubundi burwayi batumye bagira ikibazo cy'ibihaha kiza abarwaye umwijima za hepatite B hepatite C hepatite bakize Nyagasani izina ryawe rikiza indwara izina ryawe rikiza amashitani bakize Nyagasani kiza uburwayi bwo kwishimagura benshi bishimagura umubiri bafata n'ibintu bakitatagura kiza uburwayi bwo kwishimagura kiza ibibembe byo ku mubiri ibiturugunyu bikize kiza ibisebe binyuranye byo mu bitsina ku bagabo no ku bagore hari abakora imibonano bakababara bakize Nyagasani kubera uburwayi sekibi yabateye bwo mu bitsina kiza umuremba ku bagabo kiza ubugumba ku bagore urumukiza Yesu Yesu mwiza hari abagore bahuzwa abagabo kubera roho mbi baramubona akabihizwa bakize Nyagasani hari abagabo bahuza abagore babo bajya gushaka abandi hanze bata ingo zabo abagore bari mutabaza batabare Yesu hari abagabo bagiye kure hari abagore bataye ingo bongere bubake rukomere kuko urumukiza Yesu Yesu duhanze amaso Yesu mukiza wacu kiza uburwayi bunyuranye bwo mu mavi kiza ubumuga bwo mu mavi hari abarwaye mu mavi bavoma amazi mu mavi kiza amavi anyuranye Nyagasani hari abayatejwe na roho mbi kugira ngo badahaguruka ngo bagende kiza uburwayi bunyuranye bwo mu mavi kiza bariya badusabye ngo tubasabire barwaye amavi bakize Nyagasani bazengurutse amahanga yose ntibarakira Yesu kiza uburwayi bwo mu mavi kiza uburwayi bwo mu maguru hari abagira ibibazo byo mu mano barwara ibisebe mu mano hari abanuka mu mutwe bakize Nyagasani barabangamiwe bagera mu bantu bakabura aho bikinga batera ibipfunwe no kwicara mu bandi kubera kunuka kiza iyo minuko yo mu maguru Yesu nabo bazicare mu bandi basingiza Imana bakize Nyagasani hari abanuka igikara babujije amahoro nabo baje kugusaba ngo bakize Nyagasani urumukiza Yesu hari abituma cyane bakababara bakava amaraso kiza za hemoroyide kiza bituma amaraso hari abanyara amaraso bakize Nyagasani kiza uburwayi bunyuranye bwo kunyara amaraso Yesu barivuje birabo bakize Nyagasani hari abarwaye amibe zarabarenze hari ibiryo byinshi barabihuzwe hari ibiryo byinshi barabihuzwe bashobora kugira barakutabaza Yesu izo amibe zigakira zabateye ubumuga uzikize Yesu nta cyakunaniye ukiza n'abari hano n'abatari ukiza n'abari kwa muganga ugakiza abo twasize mu rugo ugahindura abagabo bacu basigaye mu rugo babandi bavuniye ibiti mu matwi bashyiraho umutima w'urukundo kuko uri mwiza kuko uri umukiza Yesu intumwa n'isoza ubutumwa buri wese ari kukubwira ngo kanaka yantumye kanaka yantumye kanaka yambwiye abo batubwiye Yesu abo batubwiye Yesu nubwo tutavuga cyane ariko wakira isengesho ryabo dutuye muri aka kanya urukundo rwawe rubasange kure rubasange Nyabitimbo rubasange Rasamo rubasange Nyakabuye rubasange Mwezi rubasange Yove rubasange n'ahandi henshi Nyamasheke n'ahandi rubasange amadiyoseze twavuyemo maze uvuge ijambo rimwe gusa maze urukundo rwawe rubakiza uri umukiza turabyemera nemera ko uri umukiza nemera ko ukiza indwara zananiranye kiza ubumuga bunyuranye kiza sida abagore bari hano bari gusabira abagabo babo bayibateye bakize Yesu kiza uriya mugore umukiriza n'umugabo ndetse n'abana banduye ubakize Yesu n'iki cyakunaniye ntacyo Nyagasani kiza sida zinyuranye abagabo bari gusabira abagore babo bakize Nyagasani uzabona ubuhamya Yesu bwinshi ngo baguhamirize ibitangaza ukora
baje kumusaba urubyaro nyagasani hamwe n'umubyeyi wa Bikira Mariya umwamikazi w'urukundo tubahanze amaso hari abafite imyaka 5 kumanura hari abagejeje ku myaka 10 hari abageze ku myaka 15 hari abageze ku myaka 20 n'abariya ndabarozi Yesu bagirira impuhwe abajyana n'abataje hano nabo bazicara bishime bakikire baseke bagirire neza abari kuri myaka 25 hari abageze kuri 30 ubuse twabonye waje kugushimira amaze imyaka 29 bamuhaye akana turishima twese hano nabo bagirira impuhwe nyagasani kuko ni utanga urubyaro nabo shitani yateje ubugumba ijambo rimwe gusa shitani iteza ubugumba sohoka muri nyababyeyi z'abagore sohoka mu bana b'Imana maze abana Imana ishaka guha ubuzima bwakira uri Yesu mwiza utuzi nibyo tutavuze urabizi nibyo tuzakubwira ubabona urugukiza Yesu kiza ibikomere binyuranye kiza ibikomere by'urwango kiza ibikomere byo kubesherwa kiza ibikomere by'agahinda kiza ibikomere abantu bafite intimba ku mutima abantu bahorana amarira Yesu kubera ibikomere Yesu bakize kiza rero urubyiruko rwugarijwe na roho mbi kiza urubyiruko nyagasani Yesu baha amahoro hari abaje kwereka imihamagaro inyuranye imihamagaro ku rubyiruko ndabona abasore baje kukwereka abafiyanse babo Yesu ndakwereka abakobwa baje kukubwira ko bafite abafiyanse ndakwereka baje kugusabira ndakwereka baje kugusaba abafiyanse ndakwereka baje kugusaba kubishyurira amadeni ndakwereka baje kugusaba icumbi ndakwereka baje kugusaba Yesu bari hano Yesu bagirira impuhwe byabo bisaba maze basubize dufite byinshi twagusaba Yesu uduhe kuko dusaba nk'abana Yesu mwiza tubabarire Yesu turagushimira ko uri hano uri intungane uri hano tubabarire Yesu uri hano uri gutanga amahoro uri hano uri gutanga ubuzima turagushimira tubabarire Yesu ubujiji bwacu uri hano uri kutwigisha wirengagije uburangare bwacu tubabarire Yesu twese twaracumuye ububasha waduhaye Yesu turagushimira ko waduhaye ububasha bwo kwirukana turagushimira ko waduhaye ububasha iyo by'abantu ibajyana kure y'Imana turagushimira Yesu waduhaye ububasha bwo gutegeka mu izina ryawe turateguye izina ryawe sekibujyana abantu kure y'Imana turagutegetse bave mu izina ryawe abo waboheye mu barozi ubagira ibikoresho byawe waboheye ikuzimu izina rya Yesu tubohoje roho za buri muntu wese uri hano tubohoje roho ya buri muntu wese uri hano iyo waboheye mu kubeshya iyo waboheye mu kusamba iyo waboheye mu izina rya Yesu turagutegetse sekibi Yesu umuriro no kutagatifu Yesu yawe inkota ubishatse wangiza izina rya Yesu ubishatse wangiza Yesu Yesu turayarimbuye ubashakiriza ubishatse wangiza mu izina rya ubishatse wangiza va muri abo bantu bifashisha amashuri mu izina rya Yesu
ubishatse wanyesa uri kubuza abana kwiga ubishatse wanyesa ayo mayeri ububasha bwa kiliziya ntibuyabike ububasha kiliziya ifite ububasha abayobozi ba kiliziya ubishatse wanyesa ukura abantu mu kwemera bagasenga ahatemerewe na amayeri ukoresha turayarimo ububasha ukoresha turaburimbuye turagushimira ubishatse wanyesa abayobozi ba kiliziya ubishatse wanyesa mugirire neza mwongerera ubuzima mu buzima abayobozi ba kiliziya turabagutuye ubishatse wanyesa ubasha ukoresha turaburimbuye ubasha ukoresha turaburimbuye mu izina rya Yesu turagutegetse va mu buzima bwabo indwara ukoresha turaburimbuye mu izina rya Yesu turagutegetse bavemo mu izina rya Yesu ukama mu izina wa Yesu ubasha ubutabera bw'Imana mu Yesu ukura abantu ukwemera ukunda abantu bakunda ubukristu abo bafungiye amasakramentu turayabohoje mu izina rya Yesu ingabire wafunze turazibohoje mu izina rya Yesu uri shitani uteza umwiryane mu bantu uri shitani uteza amatiku mu bantu amayeri ukoresha turayarimbuye iterabwoba ukoresha turarimbuye mu izina rya Yesu sekibi uri gutanya abashakanye mu izina rya Yesu iterabwoba ryawe turaririmbuye amayeri yawe turayarimbuye Yesu yaduhaye ububasha bwo kugutegeka turagutegetse mu izina rya Yesu turagutegetse mu izina rya Yesu va mu ngo z'abakristu zivemo mu izina rya Yesu zivemo mu izina rya Yesu va mu bana Yesu yaduhaye bavemo mu izina rya Yesu ni abakozi b'Imana Yesu yarabacunguye bavemo mu izina rya Yesu abo wateje uruzerero amayeri bakoresheje turayarimbuye abo wagize abasazi ubwenge bwabo turabubohoje amarangamutima yabo turayabohoje mu izina rya Yesu genda ujya mu nyenga y'umuriro ndagutegetse genda ujya mu nyenga y'umuriro ukwemera kwa kiliziya gatolika turakurimbuye ukwemera kwa kiliziya gatolika turakurimbuye mu izina rya Yesu genda ujya mu nyenga y'umuriro genda ujya mu nyenga y'umuriro ukwemera ko abakristu bemera ni kukurimbure turakurimbuye mu izina rya Yesu abana bateje kunywa ibiyobyabwenge amayeri wabashyizemo turayarimbuye mu izina rya Yesu genda ujya mu nyenga y'umuriro va mu rubyiruko wateje kunywa ibiyobyabwenge va mu rubyiruko wateje ubusambanyi va mu rubyiruko wateje ubusambanyi bavemo mu izina rya Yesu bavemo mu izina rya Yesu Yesu yaduhaye ububasha bwo kukurimbura Yesu yaduhaye ububasha bwo kukurimbura bavemo mu izina rya Yesu genda ujya mu nyenga y'umuriro genda ujya mu nyenga y'umuriro genda ujya mu nyenga y'umuriro mu izina rya Yesu Kristo turakwiriye abasengera hamwe watanyije ukoresheje amayeri amatiku yawe turayarimbuye amayeri yawe turayarimbuye mu izina rya Yesu turabana b'umubyeyi turabana b'umubyeyi turabasha ufite bwo kudutanga turabasha ufite bwo kuduteranya turakurimbuye mu izina rya Yesu turakurimbuye mu izina rya Yesu genda ujya mu nyenga y'umuriro genda ujya mu nyenga y'umuriro ndagutegetse ngo pfukama munsi y'umusaraba Yesu yabambwe pfukama ku kizingo cy'amahwa va mu bari hano baboshye turababohoje roho waboshye kabira wafunze turazibohoje mu izina rya Yesu Kristo turakwirukanye 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 va mu bana b'Imana bavemo mu izina rya Yesu bavemo mu izina rya Yesu bavemo mu izina rya Yesu
bavemo mu izina rya yesu va mu bwenge bwabo va mu marangamutima yabo va mu buzima bwabo bavemo mu izina rya yesu 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 ukwemera kwakiriza ni kukurimbure muri ikivume bavemo mu izina rya yesu turi abatoni b'imana bavemo mu izina rya yesu bavemo abo baboheye mu rwango roho zabo turazibohoje abo baboheye mu mateka roho zabo turazibohoje bavemo mu izina rya yesu bavemo mu izina rya yesu bavemo mu izina rya yesu bavemo abo baboheye mu bujiji ubwenge bwabo turabubohoje mu izina rya yesu bavemo 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 mu izina rya yesu inkota mikayire ni kurimbure inkota mikayire ni gucagaguremo inkota mikayire ni gukuremo amasi inkota mikayire ni gukuremo amaso bavemo mu izina rya yesu bavemo mu izina rya yesu bavemo mu izina rya yesu abamurikiwe abazimu turababohoje abamurikiwe abazimu turababohoje bavemo mu izina rya yesu bavemo mu izina rya yesu bavemo mu izina rya yesu turagutegetse kiragutegetse ukwemera kwa kiliziya kuragutegetse ukwemera kwa kiliziya kuragutegetse abasaseridoti ububasha bafite kuragutegetse bavemo mu izina rya yesu 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 kristu va mu mitima y'abantu bavemo mu izina rya yesu kristu batagishobora gusenga turababohoje mu izina rya yesu turababohoje mu izina rya yesu kristu turababohoje mu izina rya yesu kristu bavemo mu izina rya yesu bavemo mu izina rya yesu bavemo mu izina rya yesu va mu baturanyi bacu va ku dusozi dutuyeho va mu kazi dukora have mu izina rya yesu genda ujye mu nyenga y'umuriro genda ujye mu nyenga y'umuriro genda ujye mu nyenga y'umuriro twisunze abatagatifu abamarayika barinzi bacu nibakurimbure abamarayika barinzi bacu nibakurimbure abamarayika barinzi bacu nibakurimbure bavemo mu izina rya yesu va mu bana b'imana va mu bo yesu yacunguye va mu bo yesu yacunguye bavemo mu izina rya yesu nta bubasha ufite nta bubasha ufite abo bafungiye imigisha turayibohoje mu izina rya yesu abo bafungiye imitungo yabo abo banyeze imitungo yabo turayibohoje mu izina rya yesu bavemo mu izina rya yesu va mu kazi kabo va mu kazi bakora va mu kazi bakora bavemo mu izina rya yesu bavemo mu izina rya yesu bavemo mu izina rya yesu bavemo ndagutegetse ngo bavemo ndagutegetse ngo bavemo ndagutegetse ngo bavemo yesu yaduhaye ububasha bwo kugutegeka yesu yaduhaye ububasha bwo kurimbura yesu yaduhaye ububasha bwo kukurimbura va mu bana b'imana bavemo mu izina rya yesu 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 bavemo abo bagize abasazi bavemo mu izina rya yesu abo baboshye turababohoje umuraro w'umutagatifu n'ugutwike umuraro w'umutagatifu n'ugutwike iminyururu yawe bavemo mu izina rya yesu bavemo mu izina rya yesu abukura mu kwemera ukwemera kwabo turakubohoje ukwemera kwabo turakubohoje ubutungane bwacu turabubohoje mu izina rya yesu ubumara bw'icyaha turaburimbuye ubumara bw'icyaha turaburimbuye mu izina rya yesu kristo uburozi waduhaye bwo kudasenga turaburutse mu izina rya yesu turaburutse mu izina rya yesu bavemo va mu bana b'imana va mu bana b'imana va mu bana b'imana va mu bana b'imana bavemo mu izina rya yesu 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 kristo bavemo mu izina rya yesu kristo ubasha abasaseridoti bafite n'ubukurimbure ubasha abasaseridoti bafite n'ubukurimbure abo wayobeje ukabakura muri kiliziya gatolika turababohoje mu izina rya yesu
mu izina rya Yesu roho zabo turazibohoje roho zabo turazibohoje kwemera kwa kiliziya nikukurimbure va mu bayoboke batuza mu bakristo va mu bana b'Imana baje mu izina rya Yesu baje mu izina rya Yesu baje mu izina rya Yesu. Amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Ubasha waduhaye turagushimira ko waduhaye gutegeka. Imana ishimwe. Shitani wayitsindiye kuri Getsimani. Shitani wayitsindiye ku musaraba. Natwe ku ibanga ry'amahoro mu izina ryawe. Alleluia, amen. Urakoze Yesu. Urakoze Yesu. Mu izina rya Urakoze Yesu. Alleluia, amen. Kukudukunda. Kukudukunda we. Kukudukunda. Alleluia, amen. Fashe twakire Yesu n'amashyi n'impundu byinshi. Urakoze Nyagasani Yesu, urakoze byinshi dukoreye muri uyu mwanya. Urakoze kwemera kuza dusanga turi abanyabyaha. Urakoze kwemera gutambagira kuri aka gasozi. Nyagasani ukagera kuri buri wese ugukeneye ukamureba n'akakureba. Urakoze Yesu. Urakoze bikomere womoye. Urakoze ku mahoro utanze. Urakoze uburwayi bunyuranye ukijije aha hantu. Urakoze Yesu. Urakoze Yesu. Urakoze Yesu kuko byinshi watangiye uzakomeza no kubikora mu buzima bwacu. Uzakomeza kubikora mu miryango yacu. Uzakomeza kubikora no kuri ribanga ry'amahoro. Urakoze Yesu. Kristo akuzwe. Amasaha yagiye bwakeye arabajya kure. Yenda twakira abantu bare batanze ubuhamya nijoro abandi mwihangane.